Reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ni kuri bikorwa official ikaze. Inkuru tubazaniye y'uyu munsi ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 10 turakesha ikinyamakuru Kinyarwanda ngo bimeze bite rero. Umuraperi Semana Ishi wamamaye nka Ishkavin yatangaje ko mu bihe byose yabanye na Burabyo Ivan Buravan uzwi mu izina ry'ubuhanzi nka Buravan, yamubonye nk'umuhanzi wafataga igihe gihagije mu gutegura ibintu bye agamije guteza imbere gakondo nyarwanda, kandi ko yabyumvikanishije cyane kuri alubamu ye Twaje ashyize hanze mbere yuko yitaba Imana. Yatangaje ibi mu ijoro ryo kuri uyu wa kane tariki 17 Ukwakira uyu mwaka turimo, binyuze mu gace k'ikiganiro Meet Me Tonight mu gitaramo cya Genzi Comedy cyabereye muri Kigali Conference and Exhibition Village ahazwi nka Kampi Kigali. Ni ikiganiro Ishkavin yahuriyemo na andi bumuntu cyari kigamije muri rusange kugaragaza aho imyiteguro y'igitaramo Twaje Fest kizabera muri Bika Arena ku itariki 26 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka nyine turimo wa 2024. Ni igitaramo cy'iseruka muco cyitiriwe alubamu ya Buravan, ndetse abahanzi barimo nka Areyri Ways, Aline Sano, Ruti Joel, Julia Sentore bamaze gutangazwa mu bazaririmba muri iki gitaramo. Mu bihe bitandukanye Buravan yakoranye indirimbo n'abahanzi bagenzi be, ndetse mu bo bakoranye harimo na Ishkavin bakoranye indirimbo VIP yasohotse mu Kuboza 2023 ubwo Ruti Joel yamurikaga alubamu ye Musomandera mu gitaramo cyabereye muri Inare Conference Arena. Ishkavin yumvikanishije ko Buravan yamubereye inshuti nziza kandi mu bihe byose yamubonye nk'umuhanzi waharaniye guteza imbere umuziki gakondo w'u Rwanda anashingiye kuri alubamu ye Twaje yasize akoze. Ishkavin yavuze ko Buravan yari umuntu uca bugufi, akagira ikinyabupfura ndetse akagira ukwihangana kudasanzwe, ariko kandi umuziki nk'umuhanzi wafata igihe gihagije cyo gutegura ibikorwa bye byasohoka bigakundwa mu buryo bukomeye. Yagize ati yari umuntu wicaraga agafata umwanya uhagije agategura ikintu kandi dufite inyota, ariko ku gihe runaka akazatanga ikintu cyiza kiri ku rwego rwiza. Ngayo nguko rero amakuru yaragezweho, ngira ngo murabyumva. Ejo ni ku itariki 26 hari iki gitaramo kigamije urebye kigamije gushimangira uru rugendo Buravan yari yaratangiye rwo guteza umuco gakondo nyarwanda imbere. Ngayo nguko rero ubwo tuzahabane muri icyo gitaramo, naho mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho. Ciao ciao.